nongeye kubasuhuza mbifuriza ibihe byiza, nkajya kubifuriza amahoro y'Imana mwebwe tubana umunsi ku munsi kuri channel yacu. Uko byaba bimeze kose mwigomwa mugakurikirana ibiganiro dukora hano kuri iyi channel yacu. Rero nongeye nyine kubasuhuza cyane, mbifuriza ibihe byiza. Nagarutse ngo tuganire iminota itari myinshi cyane, kuko dufata iminota mike cyane kugira ngo tugire icyo tumenya. Hano turiga uhaza n'ubaje kugira icyo amenya ku bintu byagiye biranga isi cyangwa se ubuzima tubamo bwa buri munsi. Hano rero uhaza n'ubuje kugira icyo ahakura cyangwa se akurikirana kijyanye n'ubumenyi ku bintu byagiye bibaho. Abazi rero nabaza kwiga, nabaza kugira ngo twigane, duhugurane, tugire icyo natwe tumenya cyangwa se twimarira, kubera ko ibyinshi byabaye bamwe ntimura ababizi si benshi, abandi ntibarabimenya. Hari ababizi nyine wenda babasha kubimenya, ariko hari n'abatabizi. Niyo mpamvu banje ngo kugira ngo twige, duhugurane, dusobanurirane, kuko buriya ntabwo buri muntu wese aba afite icyo azi. Buri muntu aba afite icyo azi. Icyo dukora rero ni ugushyira hamwe ibyo tuzi, tukagenda dusobanurirana, twese tukabimenya, tugasangira ubumenyi. Nagarutse rero ngo tuganire, mbifuriza ikaze aho tujye kureba ku cyo bita inzara yabayeho mu Rwanda, cyangwa se mu bihe bya kera, uko byaje kugenda inzara zagiye zivuza ubuhuha cyangwa se zagiye zimenyekana nk'inzara nyine zabayeho zikomeye cyane. Ni iminota mike cyane tuje gufata cyangwa se tugiye gufata kugira ngo turebe izo nzara ni izihe, no kureba isi zabayeho mu yihe myaka. Abantu benshi ntabwo baba babizi. Hano nabashishikariza kuza kwica kugira ngo tujye twiga, tumenye byinshi byaranze iyi si yacu. Hano nyine ni amasomo nk'uko twabivuze. Hano tuba dukeneye kugira ngo twige, tugire icyo tumenya. Tujya ku cyo bita inzara. Ahangaha mu magambo y'icyongereza bitaga ngo ni famine. Famine nyine ni inzara cyangwa se kugabanuka kw'ibiribwa ahantu runaka igihe kinini cyane, nicyo bita famine cyangwa se inzara cyangwa se ibura ry'ibiribwa. Mu Rwanda rero naho ntabwo bavuga ngo aho inzara ntigeze ihagera, ko yarahageze. Tujya kureba ndetse izagiye ziba zikaze cyane ku buryo zagiye zishegesha ubuzima bw'abantu. Baravuga ngo mu Rwanda, nubwo u Rwanda rwitaga ku bintu bitandukanye kugira ngo rube rwagira ibiribwa bihagije, nyamara ariko hari ibihe byahabaye by'inzara, cyane cyane nk'ibihe byatewe n'icyo bita ihindagurika ry'ikirere, ibi bita mu cyongereza climatic change. Ndetse haza nuvuga ngo muri icyo bita climatic change, cyangwa se guhindagurika kw'ibihe cyangwa se ikirere, habagaho icyo bita too much rain cyangwa se too much drought. Habagaho icyo bita iyi nzara yashoboraga kuba yaterwa n'ihindagurika ry'ikirere, bikaba haba icyo bita imvura nyinshi, kubaho imvura nyinshi cyane ikabije, ikangiza n'ibyari bihari, byangiza burundu ku buryo nta kintu kizima gisigara, ari ikintu ubona nta kiribwa gifite ubuzima, cyangwa se ikimera gifite ubuzima. Cyangwa hano niba ari imyaka, habaga imvura nyinshi ikabije cyane ikayica, ikayirangizaho, gatuma habaho ikibazo cy'inzara. Cyangwa se ugasanga habaho icyo bita drought cyangwa se amapfa ni izuba ryinshi cyane rikabije, rituma ikintu cyose cyuma, amazi agakama, imyaka ntiyere, ikitwa imvura ikibagirana burundu. Ibiro ni bimwe mu bintu byagiye bitera icyo bita inzara cyangwa se famine. Ndetse haza n'icyo bita ibihe by'intambara nyine, times of war, nabyo bikaba byagiye bigira uruhare mu kuba haraba icyo bita inzara. Reka tuze turebe rero ese izi nzara zabayeho ni izihe mu magambo make cyane. Ngo hari icyo bita during pre-colonial
period cyangwa se ni ibihe byabayeho mbere y'icyo bita ubukoroni. Ibi byabayeho mbere y'icyo bita ubukoroni cyangwa se mbere y'uko abanyaburayi baza muri Afurika zo gukoloniza Afurika. Izi ni inzara nyine zabayeho mbere y'ubukoroni. Abakoroni baje izi nzara zarabayeho kera byaranarangiye. Inzara rero hari iyo bita macumu. Inzara hari ibyo bita macumu famine. Iyi nzara ikaba yarabayeho mu 1690. Iyi ni inzara nyine yari ikomeye cyane. Haza n'ibyo bita n'inzara bita rukungugu famine. Iyi nzara yo ikaba yarabayeho mu mwaka w'1797. Hari n'inzara bita yabayeho bita muhita igicumuro. Iyi nzara bita muhata igicumuro ikaba yarabayeho umwaka w'1890. Hari inzara bita ijugunya famine. Inzara bita ijugunya famine nayo ni inzara yabayeho mu mwaka w'1895. Izi ni zo nzara cyangwa se ibihe bidasanzwe by'inzara zabayeho cyangwa se ibura ry'ibiribwa ryabayeho mbere y'uko ubukoroni buba. Noneho hari n'inzara zaje kubaho mu gihe cy'ubukoroni. Ubwo ni muri cya gihe abazungu baraje cyangwa se bahara bacyo bita ubukoroni. Abazungu bari gukoloniza Afurika. Ubwo wenda mu Rwanda ni hasi cyangwa se mbere y'umwaka w'1962 gusubira hasi. Muri izo nzara zabayeho mu gihe cy'ubukoroni hari inzara bita gashogoro. Iyi ni inzara yabayeho mu mwaka w'1904. Habayeho inzara bita gashogoro. Hakaza icyo bita inzara bita rumanura famine. Iyi ni inzara yabayeho mu mwaka w'1917 kugeza mu mwaka w'1918. Iyi ni inzara nyine iyo yamaze umwaka ishegesha abanyarwanda. Hakaza inzara bita gakwege. Ni inzara yavanye mu mwaka w'1924 kugeza mu mwaka w'1925. Inzara bakaba barayitaga gakwege famine. Hari inzara bita rwakayihura. Iyi nzara bita rwakayihura ni inzara yabayeho mu mwaka w'1928 kugeza mu mwaka w'1929. Bivuga ngo inzara yagendaga imara ikubita umwaka ariko igenda ishegesha ubuzima bw'abanyarwanda. Hakaza inzara none yabayeho bita ruzagayura. Yo ni inzara benshi bajya bayumva cyane. Ruzagayura bamwe bagenda bayumva. Bagenda bavuga ngo ni ruzagayura n'icyo, ariko bakagira ngo wenda ni ibya none. Ariko iyi ruzagayura iri mu nzara zabayeho muri kiriya gihe cy'ubukoroni. Nyine muri kiriya gihe bita during colonial period cyangwa se mu gihe cy'ubukoroni habayeho iriya nzara bita ruzagayura. Ariyo yavanye mu mwaka w'1940 kugeza mu mwaka w'1945. Izi rero ni izo nzara zabayeho mu gihe cy'amateka y'u Rwanda cyangwa se haba mu gihe cy'ubukoroni. Mbere y'igihe cy'ubukoroni, igipimo mu cyongereza bitaga pre-colonial period. N'iziriya nzara nyine zabayeho. Twavuga ko mbere y'ubukoroni habayeho inzara bita macumu famine yavanye 1690. Haza n'icyo bita rukungugu famine yabayeho 1910. 1797 habayeho bita muhata igicumuro 1890. Hakaza icyo bita ijugunya famine 1895. During colonial period. Noneho iki ni muri cya gihe cy'ubukoroni. Za nzara zaba mu gihe cy'ubukoroni habaye iyo bita gashogoro 1904. Hakaba iyo bita kiramwara 1910.
ayo bita Rumanura 1914 kugeza 1918, haza ayo bita Gakwege 1924 kugeza 1925, haza icyo bita Rwakayihura 1928 kugeza 1929, haza icyo bita Ruzagayura 1940 kugeza 1945. Inshuti bakunzi ba Isango TV, ngizo inzira zabayeho mu mateka y'u Rwanda, ngibyo ibihe bidasanzwe byazonze abanyarwanda, bitewe n'icyo bita inzira cyangwa se kuba harabayeho ibura ry'ibiribwa muri iriya myaka nyine agitambuka mu myaka imbere y'ubukoroni ndetse no mu gihe cy'ubukoroni. Inshuti bakunzi ba Isango TV, niba hari icyo byigiyemo, ntagusaba gukora subscribe ndetse na like kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Kugira ngo nabifuriza umugoroba mwiza, mukomeze mugire amahoro y'Imana.